Tubashimiye ko murimo kutwumva. Ijambo idini ni urutonde rw'imyizerere, imigenzo na sisiteme ikunze guhuzwa no kwizera, gusenga imbaraga ziyobora nk'Imana bwite cyangwa se ikindi kiremwa ndengakamere, arizo zizwi nka supernatural power. Muri rusange ku isi habarwa kwemera kugera kuri kune: ubukristu, ubuyisilamu, abahindu, ababuda bangana na 77% by'abatuye isi, naho 92 ugakurikiza rimwe mu madini atatu asigaye, cyangwa se bakavuga ko badafite idini basengamo. Bivuze ko imyizerere isigaye ingana n'8% by'abaturage bose batuye isi. Idini rya Adventiste riri mu idini y'ubukristu. Ni idini ryemeye inyigisho y'isabato y'umunsi wa karindwi, maze rimenyekana nk'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iri torero ryashyizwe ku mugaragaro mu mwaka w'1963. Iri torero kandi rishingiye ku kwizera kuri muri Bibiliya. Uyu munsi ni umuryango wunze ubumwe ku isi hose. Itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ni rimwe mu matorero akura vuba kandi akwira ku isi hose. Imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2022 habatijwe abarenga miliyoni 21 ku isi hose, hakongerwaho abanyamuryango barenga miliyoni 25. Itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi rigizwe n'abanyamuryango bagera kuri miliyoni 46,766 ku isi hose. Rifite kandi abapasiteri cyangwa se abashumba bagera ku 20,924. Rikagira ibitaro 129. Rikagira kandi inzu zita ku bageze mu zabukuru 129. Ariko se ubundi iri dini ryashinzwe nande? Ni iki gitandukanya Abadventiste b'umunsi wa karindwi n'andi madini? Kuki se ryiswe Adventiste? Ni ayahe mateka n'ibigwi by'uwaharaniye kubaho kw'Abadventiste? Tubahaye ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi. Byose ni kuri Oasis TV. Gendi Iradukunda Eve. Izina ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi rishingiye ku itorero ryubahiriza isabato ya Bibiliya, aribo benshi bita umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi w'icyumweru. Ijambo Advent bivuga kuza, kandi bigasobanura mu myizerere yabo ko Yesu Kristo azagaruka vuba kuri iyi si. Inkomoko y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi iva ku nyigisho y'umuvugabutumwa w'umunyamerika William Miller yabayeho mu mwaka w'1782 ageza mu 1849. Yamamaje kuza kwa kabiri cyangwa kuza k'umwami Yesu Kristo ko kwari hafi. Itorero ry'Abadventiste ryashinze imizi mu rugendo rwa Millerite wo mu myaka y'1830 kugeza mu 1840. Hari mu gihe cyo gukanguka kwa kabiri gukomeye, riza gushinga imizi ku mugaragaro mu 1863. Rishingwa n'abantu bakomeye mu itorero ryo hambere barimo Hiram Edson, Elena White ndetse n'umugabo James Springer White, bafatanyije n'uwitwa Joseph Bates. Nyuma y'ibiganiro bikomeye, itorero ryamenyekanye ku mugaragaro ryiswe Adventiste cyangwa se Abadventiste b'umunsi wa karindwi, maze rishingwa ahitwa Ibotok Lake, ni muri leta ya Michigan, hari ku itariki 23 Gicurasi mu 1863. Icyo gihe ryari rifite abanyamuryango 3,500. Binyuze mu bikorwa by'ubuvugabutumwa bw'abayobozi wabo, umuyobozi wabo yahise aba Elena White. Stephen Haskell niwe muntu wa mbere watangiye kubwiriza Abadventiste b'umunsi wa karindwi, hari mu mwaka w'1853. Ariko muri uwo mwaka, amaze gusoma agapapuro k'isabato, yabaye umurinzi w'isabato afite imyaka 20. Abadventiste b'umunsi wa karindwi batandukana n'andi madini akomeye ya gikristo mu bice bine by'imyemerere ya gikristo ndetse n'ubutatu. Ibyo bice ni isabato, inyigisho z'ubuturo bwera bwo mu ijuru, uko inyandiko za Elena White zihagaze, hamwe n'inyigisho zabo z'izaza rya kabiri ry'ikinyagihumbi. Tariki ya 7 Werurwe muri 321 nibwo umwami w'abami w'Abaroma Constantine wa mbere yasohoye iteka ry'imbonezamubano rishyiraho icyumweru nk'umunsi w'ikiruhuko ku kazi. Yagize ati: abacamanza bose, abaturage bo mu mujyi ndetse n'abakorikoni
bazaruhuka umunsi wubaha w'izuba ari wo witwa Sunday mu rurimi rw'icyongereza. Kuva icyo gihe amagana n'amagana y'abantu bahitamo kuruhuka umunsi wabuzanyije ari wo w'icyumweru, umunsi ujyanye n'ibyishimo kuri bo kuko uzanwa n'umudendezo w'izuka rya Yesu. Niba warigize isomo mu bitabo by'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, byanze bikunze izina Ellen White si ubwa mbere ubyumvise. Ni umuhanuzi abahuje imyemerere nawe bemeza ko yavutse guhishura ukuri kwari gupfukiranywe n'idini y'ikinyoma. Reka turebere hamwe byinshi kuri we, amateka n'ibigwi by'uharanire kubaho ku itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Yitwa Ellen Gold White. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ellen Gold Hammond. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Gorham. Yavutse ku itariki 26 Ugushyingo mu 1826, apfa ku itariki ya 16 Nyakanga mu 1915. Nyuma yaje kumenyekana ku izina rya Ellen Gold White kuko yari yarashakanye n'umugabo we James Springer White, bituma amenyekana ku kazina ka White ko mu izina ry'umuryango w'umugabo we. Izina rye Gold rikunze kwandika rihinnye maze bakandika Ellen G. White, ndetse no ku bitabo bye byinshi niyo mazina ye agaragaraho, Ellen G. White. Yavukiye rimwe n'impanga ye yitwa Elizabeth Mary Banks. Ese umubyara yitwa Robert, naho nyina akitwa Eunice Hammond. Se umubyara yari umuhinzi akanakora ingofero. Ellen Gold Hammond ari we Ellen G. White yamenyanye na James Springer White ari we umugabo we hari mu mwaka w'1845, bashakana mu mwaka w'1846. James Springer White yamukundiye ko yari umuntu wiyeguriye Imana kandi akanabona ko yari umuntu ukunda kuvugana n'Imana by'ukuri. James na Ellen babye abana 4 b'abahungu, ariko muri abo 4 babiri nibo babashije kubaho. Umwe muri babiri bapfuye yapfuye afite amezi 3, naho undi apfa afite imyaka 16. Uyu mugore afatwa mu mateka y'Iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye. Niwe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi kuko ariwe wadukanye inyigisho z'Abadventiste b'umunsi wa karindwi zamamaza cyane isabato. Izo nyigisho zifatanyijwe n'umugabo wa James Springer White, Joseph Bate, ndetse n'abandi barafatanyije mu rugendo rwo kwamamaza inyigisho z'isabato mu gihe cyabo cya kera. Kubera ibitabo Ellen White yanditse mu buryo yamamaye mu kwigisha inyigisho za Kidventiste, Smithsonian Magazine yamushyize mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose bya Amerika. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba mu isi. Aya mayerekwa yemejwe n'Abadventiste ba mbere kandi n'uyu munsi yemerwa n'Abadventiste ku isi hose. Bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya no kuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, kimwe n'igitabo gikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira kw'isi no kugaruka k'Umwami Yesu Kristo nk'uko abakristo babyizera. Mu mahame agenga iri torero harimo ihame rivuga ko imwe mu mpano za mwuka zigaragara mu itorero ryasigaye ari ubuhanuzi. Hakongerwaho ko ubwo buhanuzi bwagaragaye mu nyigisho za Ellen White nk'intumwa y'Imana. Inyigisho za Ellen White zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi nk'uko yandikanaga n'umwuka wo kunenga no gutunga urutoki Kiliziya Gatolika ndetse n'inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyandiko yarwise The Great Controversial Theme. Biragoye cyane kuri Ikinyarwanda cyabyo, ariko tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo insanganyamatsiko y'ivugurura rikomeye. Byose byagarukaga ku bugorozi bwagororaga ibyo yerekanaga ko byagoretswe na Kiliziya Gatolika. Muri urwo rusobe rw'inyandiko harimo kimwe mu bitabo bye byamenyekanye cyane ku isi hose nk'icyitwa The Great Controversial, mu Kinyarwanda cyitwa Intambara Ikomeye. Iri jambo intambara riba rishaka kwerekana intambara cyangwa se ukutumvikana, ukuvuguruzanya biri hagati ya Kristo ndetse na Satani. Iyi ntambara kandi irwanirwa ku bayoboke. Mu bindi bitabo yanditse harimo ibijya inama z'ubuzima mu mirire nka Cancer on Diet and Food, Healthful Living, ndetse na Health Food Ministry, ndetse n'ikindi yise The Ministry of Healing, ndetse n'ibindi byinshi cyane tutabashije kurondora. Uyu Ellen White tuvuga ni nyirakuruza w'Abadventiste wabyawe n'ibwirizwa ry'ubugorozi bw'Umunyamerika William Miller. Byari bishingiye ku buhanuzi ndetse n'ibimenyetso by'igaruka bya Yesu Kristo nk'uko bigaragara mu gitabo cya Daniel igice cya 12 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, ndetse na Daniel igice cya 8 ndetse n'igice cya 14, Matayo igice cya 24 umurongo wa 29 ndetse kugeza ku murongo wa 30. Ari nabyo byatumye Ellen White yihana agatangiza itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Nyuma y'uko umugabo wapfuye mu 1881, Ellen White yakomeje imirimo y'iyobokamana
maze apfa mu 1915 ashyingurwa uruhande rw'umugabo we ni muri leta ya Michigan. Aha aba bombi bashyinguwe ni naho bari batuye. Ubu hafatwa nk'ahantu Abadventiste bakorera urugendo bakamenya byinshi ku bakurambira babo. Tubashimiye uruhare rwanyu mu iterambere rya Oasis TV. Njye ndi Iradukunda Yves. Tuzasubira ubutaha.